Kabona gukora mu kabari wajyana mwana saza ndakasa. Usa naho irasi. Muri yakangese. Ibyo se nabyo birimo. Oya. Shatse kuvuga iki so? Ndeka tutamuraho. Mpezi cyane mwere niba bikunaniye umbwire. Banzu nyishire mbone kuguha. Nese umwana yigurira inzoga? Umwana mama yoga se? Wabonye nasinze se? Ubwo rero nafatanye ngo nasinze ntabwo nasinze amafaranga cyane. Mane nawe. Undangira ni he? Mbamubwira ko mbikasohoka. Yana kabisa durano niho nyumbani. Ni heza. Nyine. Urebye ntacyo yatwaye reka funge batagira umuntu twanamira. Nifunga nta kibazo. Karibu rero mugo. Murakoze. Karibu kabisa. Murakoze. Aha niho genyero. Ndahabona ntacyo yatwaye. Bimeze neza ariko. Akameza ntako kari mu cyumba nushaka utereke hasi ariko se kujya tubona dutereka mugani batse tukajya mu cyumba tukaramo tunasubiza gahunda zose mu cyumba se nta bibi nta kibazo ubona ko mbafite na kapitali ndabona yuko twishanye cyangwa birashoboka nta kibazo okay reka tujye mu cyumba turebe ukuntu twakwigenza dufite na dutereka icyo kumva oya nta kibazo kiri kabisa Asemana banzu namobera ari Aje nitwasuzanyije ya namwe nzumba kabisa Wow, baby, wabonye rero mu rugo. Nahabonye. Urabona ni birano nyine kabisa. Ibintu bijyanye n'ubusitani ubona ko mbihagazeho fresh. Ahubwo wajyaratsinze. None se Bera. Ndatekereza wambonye ute bimeze gute? Nta kibazo. Nabonye mbese nta kibazo kiri munsi ko waje tukaganira. Mbese nabonye uri umuntu mwiza muri make. Nibyo. Karibu rero. Ibyo se nabyo birimo. Oya. Shatse kuvuga iki so? Shatse kuvuga iki? Katuganira utabanza kunywa hari kuguryo. Si gahunda s'amafaranga se nanjye kankora system. None amafaranga bihuriye no kuza nkwata gutyo. Nkora tuganire mu buryo bwiza butakwata kwase koko none se kukwata mu 400 byanjye urumva hari ikibazo. Ako suboneka nkubaza. Uzi umuntu gukina nawe? Ese ko wanyibwiye witwa Bera? Witwa Bera? Hari n'ibindi utaruzi. Uzi umuntu gukina nawe ngubu. Ubu uri mu bibazo. Nse mwere reba hano. Deba hano. Ni wowe se wowe? None urabona ari inde ni njyewe. Imyaka ni yawe se? Ahubwo reka nze mpamagare. 10 ubwo rero mbonye mu kabari wibwira ngo ndinda ntabwo ndabwo amafaranga nyine igendere. Twavuganisha hanga. Kiraha. Ati byaye wana. Imyaka 10. Ariko basura nk'iki gihe umbonye mu kabari ndituri. Iyi ndangamuntu ni yawe ngereka turebe. Ni yanje yirebe neza. None urabona ari yandi. Gutyo ko twaganire gusa upfa kumfata ngo ndinda ya amafaranga. None utari ndaye wacaga amafaranga y'iki ni mutari ndaye. Nagira ngo ndebe ko nawe uri umuntu muzima. Wabona gase ndi umuntu mukuru, ndi mukuru wawe ni mushiki wawe ndinde. Shira amafaranga njyangane. Umubwire rero twumvikane sibyo? Ntabyo. Umva nyine mubwire ngo umva gasopo n'undi munsi. Kino musabye ni kimwe. Nimba ibyo twavuganye bidashoboka byo kuzupfukirira ndangamuntu cyangwa wabana muri muraho akabari kumbeshye. Nabuze gusoma se. Urasaba ikintu kimwe. Irangamuntu yanjye uyisize. Hayo nguhaye. Nayo mpaye. Nguhaye. Urasaba ikintu kimwe. Ni iki? Nimba ushaka indangamuntu yawe ndayiguha wasohotse wamviriye hano. Shira amafaranga nureko ntarenga umuryango. Ndagwa amafaranga y'ikisi byo nagusabye wabimpaye.
urashaka iki nawe mpereza amafaranga nyakuri uzukwi wabivugura imbere ya Ribu nje ndi umwana Ribu se nikohereza mu kabari Ribu ikohereza mu kabari wo kujya kunywa amayoga ukaza ujya kubeshya abagabo ngo bagwa amafaranga yo kuba ibyuba nayiguriye ariko nese umwana yigurira inzoga umwana nywa amayoga se wabonye nasinze se ubwo rero nafatiranye ngo nasinze ntabwo ubuzima shira amafaranga njyaha fata indangamuntu yawe ngiye meshira amafaranga hano byose bizanye usiko mwigize abateka mitwe gusa guraje nambonye kare abateka mitwe genda guteka mitwe ngenda nazanye amafaranga yanjye nandibere mu kabari nigurira indaya sibyo ngende nigurira indaya utariyo ingero ngira rizira se ninjye wakubwiye ngo tujye mu biciro hano hari itungo rihari gucirikanya nazo erega bavuze nk'amagana ngo ubona ndagiye ngo ndayemera umva bebe tureke kugorana sibyo kiraha amafaranga twumvikanye se twumvikanye irandangamuntu ni yawe kurukumbwira gake se nukubona impindi isura se nyine mbabarira amafaranga twumvikanye ntayo mfite nyafite nayo utabimbwira kare nyine nyafite nayo nzi ko turi bukore bango twarangiza nanjye nkagucika nk'igihe nuko rangushije ubu ni gato si yanjye ubona hano murushije ubwenge niba ari uko rero kanze mpamagare uyu mutipe nkora akazi ko mu rugo kanze mpamagare bagusanga ahangaha hanyuma uvuga ukuntu waje uhamagara nde Ribu se nayo yakoresheje kuza kundeba yanyohereje aho gurunshuka Ribu se nayo yagusunitse kuza naje guteranya ngenda guhetse mu mugongo wanjye nkoza nano se uko byagenda kose wanshutse ko nge ndi umwana kandi nagoshotse uri umwana nagusanze mu kabari kunywa amayoga noneho umwana ndamutereta aremera muha n'amafaranga acira 500 800 niko 800 subundi n'imodoka naguraga nagitorosi ni dipine ni ho izajya ijyana imicanga 800 turumvikana umwana ajya kuri 500 kugeza uko twumvikanye uca 300 ngo sinkoreho ngo 400 ngo cyakoze nkozeho ndayemera ndayaguha wanze ko nkoraho amafaranga ntayo nguhaye ikintu kiruta ibindi byose soka mu nzu ya boss hano si wanjye ni kwa boss naho mvutamo amafaranga ntabwo utano ni kwa boss si wanjye ntema amagara twumvikane tuzo bwanje ariko sha uziko nanjye ushobora kuba wanyibeshya ariko buri uzondiwe namye nkubwira ngo boss namubwira ngo gato si yanjye aha ni wanjye personnel we mba nkusobanurira ikintu cy'utaruzi reka nicare neza ubu nifata imbunda amagambo ufite uraza kuyavamo imbunda no wabazwaga imyaka none uziko ndi umupasi nkaba ndi umusirikare njye nkaba nadasobanuka itasi uzukanga aho ugiye gupfa rero mfa nitwa niki gote uri umupolisi nkaba n'umusirikare nkaba nadaso uri kunyumva manyumva winkanshi mani nawe winkanshi ibyo ufite mbunda yanjye hano iri he umva nkubwire twumvike sohoka sohoka Oh my god sohokera hanga sohoka banzuma amafaranga mwebwe muri kujya he mwebwe nibaza barebe banzuma amafaranga Oh my god ufashe mu kihe cyiciro mu izina ry'Imana mbwira ufashe mu kihe cyiciro umurokore urirasabaho niba uvuga ukuri urezwa